hari umuvandimwe wo mu rindi dini waje kumpindura anyereka ko Kiliziya Gatolika tudasenga, dushungera ibyo padiri akora yita amayobera, kandi padiri arya umugati munini akanywa divayi wenyine. Ese niko biri? Abakristu twese duhawe divayi byatwara iki? Icya mbere navuga kuri icyo kibazo cy'uwo mujene, Bahaye ikaze mwe mukurikirana Menye Mbane TV. Uyu ni wa mwanya duhabwa ubumenyi cyane cyane ku bya Kiliziya Gatolika. Abakristu cyane cyane urubyiruko, Kristu Yezu akuzwe. Uyu munsi rero tariki ya 11 z'ukwa gatanu 2026 tugaruwe n'ibibazo twabajijwe n'abakristu. Ni amahire rero turi kumwe n'umupadiri dukunda cyane, uduhoza ku mutima, udusubiriza neza ibibazo tuba twamubajije. Tubahaye ikaze padiri. yego murakoze cyane. Yego. Binyuze rero kuri WhatsApp muri comment z'ikiganiro twakoze ubushize, abajene bibajije ibibazo tugiye kubabaza. Yego. Cyambere bavuze ko kubavuga ko Yezu duhura nawe mu misa aza ryari. Mu bice twumvise bine bigize misa, ndetse muze no gukomoza ku kamaro k'ibyo bice bigize misa. Yego murakoze. Mu gitambo cy'Ukarisitiya Yezu ahura n'umuryango we, ni ukuvuga ikoraniro rihebuje ry'abayoboke baje gukikiza umusaseredoti ngo bature igitambo cy'Ukarisitiya, agahura nabo muri bya bice byose uko ari bine twabonye, ni ukuvuga imihango y'intangiriro, kwamamaza ijambo ry'Imana, gutura igitambo cy'Ukarisitiya, ndetse n'imihango isoza igitambo cya misa. Aho yose duhuramo na Yezu, tugahuramo nawe rero by'umwihariko ku buryo bune uko tubyemera binasobanurwa n'inyandiko za Kiliziya. Yezu ahura natwe bwa mbere mu ikoraniro ry'abasenga, abantu bose bateranye bakikije alitari kugira ngo bature igitambo cy'Ukarisitiya. Yezu ahita aza rwagati muri bo, kubera ko niwe ubwe wivugiye ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye mba ndi hagati yabo. Tubibona mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 20. Bugira kabiri Yezu agahura n'umuryango w'abasenga mu ishusho y'umusaseredoti utura igitambo cy'Ukarisitiya. Bugira gatatu Yezu agahura n'umuryango we mu ikoraniro ry'abaje kumusenga mu ijambo rye, kuko ijambo ritega amatwi ryose burya ni ijambo ry'Imana, niwe ubwe uba avuga. Ku buryo rero bwa nyuma bwa kane ari nabwo bukomeye, avuga buryo bufatika cyane bugaragara, nuko Yezu ahura natwe mu isakramentu rye ry'Ukarisitiya, ko aba arimo we rwose umubiri we n'amaraso ye. Warugize rero uti nkomoze no ku gace ka buri no ku kamaro ka buri gice cya misa. Nkuko twavuze, igice cya mbere ni ya mihango y'intangiriro, imihango twita igize igice cy'intangiriro ya misa, ni ukuvuga kuva ku ndirimbo y'umutambagiro aho umusaseredoti n'abamufasha baba bagenda bagana kuri alitari kugera ku isengesho ry'ikoraniro. Ni igihe imbaga y'Imana, ikoraniro ry'abasenga, twitegura kwinjirana icyubahiro no guhura na Yezu mu mabanga tuje guhimbaza muri icyo gitambo cy'Ukarisitiya. Niho tubyitegurira, bikadutegurira by'umwihariko bya hafi guhita duhura na Yezu muri ya liturujia y'ijambo ry'Imana. Noneho icyo gice cy'ijambo ry'Imana naryo twageramo tugasanga ari igice gikomeye cyane, kubera ko niho Imana ivugana n'umuryango wayo, ikamurikira ubuzima bwacu kandi by'ako kanya. Mu gutega amatwi ijambo ry'Imana ndetse n'inyigisho y'umusaseredoti, avuga ko Imana yongera gukuza umuryango wayo cyangwa iwuteza intambwe mu bijyanye n'ukwemera, kubera ko nibwo Imana itubwira icyo ishaka ku muryango wayo, bityo ikatumurikira cyane cyane binyuze mu ivanjiri. Iryo jambo ritugeraho ry'Imana rigakomanga imitima y'abakristu, rikamurikira ubwenge bwacu, kandi rikanadutegurira neza kuza kwakira noneho sakramento ry'Ukarisitiya binyuze mu ndangakwemera
umuryango w'Imana nawo uha Imana igisubizo gikwiye ku byo yawubwiye. Noneho mu masengesho rusange umuryango w'Imana ugatura Imana ibyifuzo byawo, ukayinetse n'iby'isi, ni ukuvuga abari aho n'abadahari. Icyo gice nacyo urumva ko gifite akamaro gakomeye. Twagera mu gihe cyo gutura igitambo cy'Ukarisitiya nyirizina, ikoraniro ry'abasenga rigatura Imana ubuzima bwabo, rigatura Imana ibyo dutunze, bihagarariwe cyane cyane n'umugati na divayi, bityo tukanategurira imitima yacu kwakira koko cya gitambo kimwe cya Kristo, ari nawe uza mu buzima bwacu akadukiza kandi akaduhindura. Naho mu mihango isoza igitambo cy'Ukarisitiya, twakira tuyisoza cyane cyane n'umugisha n'indirimbo isoza igitambo cya misa. Mu mugisha rero umusaseridoti atanga twakiramo ingabire z'Imana, twakiramo imbaraga zidufasha kurushaho kujya gukomera no kuba abahamya ba Kristo twahuye nawe, kubera ko misa yose isoza twoherezwa mu butumwa. Urumva ari ibyo ngibyo navugaho ku bijyanye n'akamaro k'ibice bya misa. Hari indi rero mukristo ugira uti, umukristo gatolika utumva misa nta handi hantu ahurira na Kristo, nta bundi buryo yakwitagatifuzamo? Umukristo udatura igitambo cy'Ukarisitiya, icyo kibazo umuntu agisubiza ku buryo bubiri. Aho dutegetswe kwitagatifuriza ni mu gitambo cy'Ukarisitiya, ni cyo cyonyine kidufasha gutagatifuza umunsi wa Nyagasani, ni ukuvuga umunsi w'icyumweru n'iminsi mikuru yategetswe na Kiliziya. Ariko Kiliziya mu kwemera kwacu ikatwibutsa ko umukristo utashoboye gutura igitambo cy'Ukarisitiya kubw'impamvu ikomeye, ni ukuvuga uburwayi, imbaraga nkeya, cyangwa n'impamvu yazitunguranye ariko ikomeye ikaba yabuza umukristo kujya mu gitambo cy'Ukarisitiya. Icyo gihe umukristo yibutswa ko yitagatifuza iwe mu rugo, ashishikarira gusenga kandi akora ibikorwa by'urukundo, cyangwa se yifatanya n'abandi guhimbaza umuhimbazo w'ijambo ry'Imana. Ariko aho ni impamvu ikomeye. Umukristo udafite impamvu ikomeye nta rwitwazo rundi afite rugaragara, guhimbaza igitambo cy'Ukarisitiya niko gutagatifuza umunsi wa Nyagasani. Murakoze. Hari undi rero muvandimwe we yanditse kuri WhatsApp agira ati, hari umuvandimwe wo mu rindi dini waje kumpindura, anyereka ko Kiliziya Gatolika tudasenga, dushungera ibyo padiri akora yita amayobera, kandi padiri arya umugati munini akanywa divayi wenyine. Ese niko biri? Abakristo twese duhawe divayi byatwara iki? Icya mbere navuga kuri icyo kibazo cy'uwo mujene, arabitangira neza ko ari uwaje kumuhindura aturutse muri iryo dini. Ntabwo umuntu uvuye muri iryo dini burya rero wakaje kukwigisha ibijyanye n'ukwemera kwawe, wowe ahubwo aho uri wagasobanukiwe ibyo ubamo, ibyo wemera, kugira ngo ahubwo bibe intandaro yo kuba wahindura ba bandi batabyemera. Mu gitambo cy'Ukarisitiya rero ntabwo umukristo ashungera ibyo umupadiri akora. Umukristo wese mu gitambo cy'Ukarisitiya ahamagarirwa kugira uruhare rushishikaye kandi akanasobanukirwa ibyo arimo. Bityo rero igikorwa icyo ari cyo cyose akoze, yaba ari ikijyanye n'imyifatire y'umubiri, ni ukuvuga kwicara, guhagarara, gupfukama, gukoma amashyi, kuririmba, gusubiza ibyo umusaseridoti avuze, ibyo byose buri kamwe kagize isengesho rimwe ryitwa igitambo cy'Ukarisitiya. Ku bijyanye n'umugati munini, ntabwo padiri mu gitambo cy'Ukarisitiya arya umugati, usibye ko iyo tugeze igihe cyo guhazwa biba bitakiri n'umugati, biba byabaye umubiri wa Kristo. Ariko kubera ko umugati na divayi ari byo bimenyetso bikuru bihagarariye andi maturo yose tuba turatura mu gitambo cy'Ukarisitiya, umusaseridoti akenera hositiya nini, kubera ko mu gitambo cy'Ukarisitiya mu bikorwa bigize haba harimo igikorwa cyo kuza kwiyereka ikoraniro. Icyo gihe agakenera rero ikimenyetso kigaragara abantu benshi babona bari mu myanya yabo. Ikindi hakaba harimo n'igikorwa cyo kumanyura uwo mugati,
bigasaba ko aba afite icyo kimenyetso kigaragara, umuntu aramanyura akagira n'igisigara kandi gifatika. Ntabwo rero hostia nini umusaseridoti kigamijwe ari ukugira ngo ayihaze, kubera ko twemera ko Yezu ari mu isakaramentu rye rwose, ndetse no mu kamanyu cyangwa akavungumukira Yezu aba arimo wese, umubiri we n'amaraso ye. Uti umusaseridoti anywa divayi wenyine? Yego. Ntabwo mu gitambo cy'ukarisi umusaseridoti anywa divayi. Kuki nyine mutabaha nabo ngo banyweho? Twihaza ubundi amaraso ya Kristo. Ahubwo yakabaje ati kuki imbaga yose idahazwa amaraso ya Kristo? Ntabwo bibujijwe kuba abakristo bata igitambo cy'ukarisiya bahazwa ku bimenyetso byombi, ni ukuvuga hostia ntagatifu ndetse n'amaraso ya Kristo, ariko ntibidukundira kubera imikorere n'imiterere y'ibyo duhimbaza. Ufata urugero, kugira ngo imbaga y'abakristo yose ibone amaraso ya Kristo ihazwa, byakenera divayi ingana ite? Igura angahe? Ese koko twayibona gukoresha buri gihe kugira ngo buri mukristo wese ahazwe ku maraso ya Kristo? Ese binakunze ubwo bushobozi bukaba buhari, byatwara igihe kingana iki mu guhazwa? Buri wese agera igihe cyo gusoma ku nkongoro, cyane ko buriya kubera ukwemera dufite ndetse n'icyubahiro, inkongoro irimo amaraso ya Kristo agomba, nta murayiki wemerewe burya kuyifata mu ntoki. Reba rero ari umusaseridoti, niyo mwaba mwateguye inkongoro zingahe kugira ngo azasomeshe buri mukristo, ibyo bitwara umwanya munini uhagije. Ariko nyuma y'ibyo bitadukundira, tukemera ko wahagije ku kimenyetso kimwe n'ubundi aba yahawe byombi. Iyo turi mu gitambo cy'ukarisiya tugira umwanya wo gufata akamanyu gato ka hostia ntagatifu tukagashyira mu nkongoro irimo amaraso ya Kristo, nk'ikimenyetso cyibutsa abari aho bose babihanze amaso ko igihe Yezu yazutse yuzuye. Ntabwo yari agitatanye ngo za nyama zibe zikiri mu myenda yari zafashemo, amaraso yaguye mu nzira aho yagize abakinyanyagiyeyo yari yuzuye. Ntabwo nyuma yo kuzuka ko wakongera kumucamo ibice ngo uvuge ngo uhagijwe amaraso ya Kristo, ntahagijwe umubiri wa Kristo, uhagijwe umubiri wa Kristo, ntahagijwe amaraso ya Kristo. Icyo nicyo cyarangaje imbere abakristo. Ariko kugira ngo bitazamera nk'umugani cyangwa abantu bakabyumva gusa, Kiliziya ikanateganya ko hari igihe noneho abakristo koko bahazwa ku bimenyetso byombi. Aha twavuga nk'igihe abakristo bahawe amasakaramentu y'ibanze bakuze bazi ubwenge, ni ukuvuga batisimu, karisa ya mbere ndetse no gukomezwa, abageni mu misa basezeranyemo, abihaye Imana mu misa bashimiyemo Imana ndetse n'ababyeyi babo, cyangwa se ikindi gihe umusaseridoti yatuye igitambo cy'ukarisitiya ari itsinda ritoya ry'abakristo cyane cyane bafite ikintu kimwe bahuriyeho. Ibyo Kiliziya biteganya kandi birakorwa. Umujene yibaza gutyo rero ndumva twamumara amatsiko, nasobanukirwa mbere na mbere no kwemera kwe, kandi ahumure bitewe n'umwihariko wa misa yatuye. Nawe ndahamya ko azahazwa ibimenyetso byombi, cyangwa se bitabaye no kwigiza nkana, wasanga niba ari aho karisa ya mbere cyangwa ukomezwa byarabaye agahazwa ku bimenyetso byombi. Hari ikindi rero cyegeranye n'icyo, ngo kuriya padiri avanga amazi muri divayi ngo muba muyifungura ngo mudasinda. Kuki mutigisha abagatolika kureka inzoga? Ntabwo mu gitambo cy'ukarisiya iyo umusaseridoti avanga amazi na divayi aba agamije kugabanya ubukana bwayo kugira ngo udasinda, cyane ko niyo yaba ifite ubukana bukabije aba ari buhazwe nkeya. Ntibikiri na divayi yahindutse amaraso ya Kristo nk'uko nabivuze mu kanya. Kiriya gitonyanga cy'amazi burya dushira muri divayi gifite igisobanuro gikomeye mu gice cyo gutura. Mu gihe cyo gutura twemera ko umukristo wese uri aho yaje gutura ko ku gitambo cy'ukarisiya, ariko si no gutura gusa, ubwo niwe ubwe uri bwiture. Ariko kubera ko mu isezerano rishya tutakigira ibitambo bisesa amaraso nko mu isezerano rya kera, hakaba icyo kimenyetso cy'igitonyanga cy'amazi gihagararira umukristo wese uri aho kandi watuye. Icyo kimenyetso cy'amazi kikagaragaza kamere muntu ikennye cyane mu butungane, tukakivanga na divayi ibishushanya kamere Mana ikungahaye mu butungane, nk'ikimenyetso cy'inyota dufite yo kuba natwe abatagatifu, ndetse bikanaherekezwa n'amagambo umusaseridoti avuga buhoro agira ati, ikimenyetso cy'iri vangwa ry'amazi na divayi tugikeshe kugira uruhare kuri kamere Mana y'uwishakiye kwakira kamere muntu. Bivuze ko umukristo wese uri aho watuye
yaba ari uwatuye ibyo atunze, yaba ari udafite epfo na ruguru ariko watuye umutima we, kiriya kimenyetso cy'amazi burya kiba kimuhagarariye. Ni nk'aho ari we ubwe cyangwa amaturo ye yatuye twakazanye akajya muri ya nkongoro, kugira ngo ituro ryiyunge ku mugati na divayi bihinduke ituro rimwe, ari nabyo biza guhindurwamo isakaramento duhindukira tugahabwa. Kubw'icyo gitonyanga cy'amazi rero umuntu yavuga ko burya niyo duhazwa isakaramento ryatuvuyemo. Yego, murakoze bw'ibisobanuro byiza muduhaye. Hari undi mujene rero uri kubariza abarya shikarete n'abitwaza telefone, aragira ati guhazwa uri kurya shikarete cyangwa se ufite fone mu ntoki, ko hari abagabuzi bayitwima, twabyitwaramo dute? Abagabuzi baduhutaza wabagira iyihe nama? Yego. Ubushize tuganira twavuze ku kintu kijyanye no kwigomwa, kutagira icyo dufata mbere ya misa. Yego. Kuri icyo kijyanye n'imyitwarire tubona muri iki gihe, urubyiruko ruza guhazwa runyunya shikarete, umuntu yabibutsa mbere na mbere ko nta cyubahiro baba bahaye ukarisitiya ntagatifu, ntabwo wa mugenzo kwigomwa baba bawubahirije. Ikiza ni ukutagira icyo bafata, harimo n'iyo shikarete. Yego. Cyangwa se yaba yayiriye kubera impamvu runaka, igihe cyo guhazwa akaba yayiciye, ashobora kuyifata akayibika bitari mu kiganza gusa, afite akantu ayipfunyikamo, ariko ibyo ni amabura kindi, ntiyakabaye aza mu kirizo undi afite ikintu ariko no muri disipurine shikarete rwose ntabwo bigaragara neza, ni ukutihagararaho. Icya telefone cyo, yego, telefone ubona abajene muri iki gihe nkeka ko atari uburangare cyangwa gusuzugura. Ufite urubyiruko rwigirira amasitire cyane abakobwa, ugasanga yambara ipantaro cyangwa ijipo nta mufuka, ese ntibazanye telefone cyangwa umushwari, najya guhazwa arabisiga he? Ese nabisiga mu mwanya we, afite icyizere cy'uko arasanga bigihari, ko ntawamenya niba mu kiliziya bateraniye abatagatifu, ko bigiye bibaho n'abantu bakahabibira. Ariko icyo gihe ku mujene ubifite icyo twamwibutsa ni ukuza niba nabitwaye mu ntoki akaza yiteguye guhazwa ku rurimi. Cyo kimwe n'umugabuzi, si byiza ko umuntu yahutaza umuntu mu ikosa wenda aguye amatabizi cyangwa bitewe n'akamenyero gakeya. Umugabuzi icyo gihe nawe tumugira inama yo kwitegereza imyitwarire y'abahazwa. Yego. Aho abona afite imyitwarire idakwiye nk'uko ashaka gufata ukarisitiya ntagatifu na telefone cyangwa ikindi kintu afite mu ntoki, sakame n'ibindi, ashobora kunama akamubwira gahoro, akamuteguza guhazwa ku rurimi, kugira ngo ari uhazwa ari uhaza twese dufatanye kwitagatifuza muri cya gikorwa gitagatifu koko turimo, hatabayeho guhutazanya cyangwa ngo umwe agende yikomye undi ati yanyitwayeho nabi, undi agende yikomye ati kuki atazi agaciro k'igitambo cy'ukarisitiya. Ariko ukarisitiya ntagatifu ikwiye icyubahiro cyayo, ikwiye kuyihabwana rwose, icyo cyubahiro kiyikwiye. Yego, murakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Ariko hari ibindi bibazo babajije byinshi. Hari undi ubaza ati icyotezo kivuze iki, kimaze iki, ko tubona kenshi yego gikoreshwa ku minsi mikuru, ariko ubundi kimaze iki? Icyotezo kigira igisobanuro burya, kubera ko kirimo amakara kandi yaka, atwika ububani bushyizwemo, bikabyara umwotsi ucumbeka. Kuva mu isezerano rya kera rero iyo mikorere y'icyotezo tubona, ndetse no mu isezerano rishya, bifite igisobanuro gikomeye mu bijyanye n'ubuzima nsabaniramana. Igisobanuro cya mbere cy'icyotezo ni uko uriya mwotsi ucumba ukivamo uzamuka ujya hejuru, ushushanya cyangwa ugenura ko amasengesho yacu twaje gutura mu gitambo cy'ikarisitiya agomba kuzamuka akagera ku Mana. Ku basoma Bibiliya, Zaburi 141 naho tubona mu Zaburi yaririmbwe na Dawudi, nawe yatakambaga agira ati amasengesho yanjye namere nk'ububani bucumbeka imbere yawe. Mu isezerano rishya twabona cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, igihe Yohana yerekwaga ibibera mu ijuru n'abarigezemo, ni ukuvuga abatagatifu, bigeze kwerekwa abamarayika bahabwa uturumbeti, ariko babona n'ufite icyotezo bamuha imibavu myinshi ashiramo arayitwika, nuko uwo mwotsi w'icyotezo ukazamukana n'amasengesho y'abatagatifu.
Igisobanuro cya mbere cy'icyotezo muri misa ni icyo ngicyo, no kuri mwotsi ushushanya mu masengesho yacu tuba duturana icyizere cy'uko ari kuzamuka akagera ku Mana. Kandi kuva kera na kare nanone ikindi tubona igisobanuro cya kabiri cy'icyotezo ni uko gikoreshwa mu bijyanye no kubaha ndetse no gutagatifuza ibikoresho bitagatifu ndetse n'abantu begurirwa Imana ku bw'amasezerano bagiranye n'Imana. Icya gatatu ubwo ngira ngo mpuze nicyo bisobanura mu gitambo cy'Ukarisitiya ni uko tuba tunemera ko Imana iraho rwose. Uriya mpumuro nziza y'ububani burya ishushanya cyangwa igenura ubutagatifu bw'Imana twaje gushagara, ari nabwo twifuza kugiraho uruhare, nk'uko nari mbikomojeho mu kanya igihe nasobanuraga ikijyanye no kuvanga amazi na divayi muri liturujiya. Ibyo rero akaba niyo mpamvu uburyo dutura icyotezo mu gitambo cy'Ukarisitiya, ibikoresho biri aho byose yaba alitari n'ibiyiriho ndetse n'abari aho bari gutura igitambo cy'Ukarisitiya, ni ukuvuga umusaseridoti n'abarayiki, twese twonswa icyo cyotezo nk'ikimenyetso cy'uko natwe ubwacu twemera ko twaje kwitura Imana. Yego, murakoze ku bw'ibisobanuro byiza muduhaye ku cyotezo. Yego, ariko ibibazo byo biracyahari. Undi aragira ati umukristo utatuye amaturo cyangwa se uwakerewe yemerewe guhazwa? Kubo bushize mwatubwiye ko misa ari igikorwa kimwe kibumbiye hamwe, uwo mukristo wakerewe yemerewe guhazwa? Yego, umukristo wakerewe misa navuga ko yemerewe guhazwa igihe yisuzumye, kubera ko n'utakerewe mbere yo guhazwa asabwa kwisuzuma neza akabyitegura. Uwakerewe rero yisuzumye akabona ya mpamvu yo gukererwa ari impamvu ikomeye, kimwe n'uko wa wundi ugira impamvu ikomeye ituma atanagera mu gitambo cy'Ukarisitiya noneho aho cyaturiwe nawe atagatifuza uwo munsi, numva nta mbogamizi irimo guhazwa. Icy'ingenzi ni umutima w'umukristo. Ikindi tukanibuka ko nubwo dusabwa kwisuzuma no kwitegura kumuhabwa neza, twunibuke ko Ukarisitiya tuyihabwa burya nk'uko tubyemera, tuyihabwa nk'igitambo, kuko burya mu gitambo cy'Ukarisitiya Yezu duhabwa tumuhabwa nk'umuti, yongera kudukiza bitewe n'uko twamwiyeretse, yongera kutwitangiraho igitambo bundi bushya. Uko gukererwa rero hashobora kuba harimo n'indi mpamvu wenda idakomeye cyane ishingiye ku ntege nkeya, ariko wazirikana muri kwa kundi wicuje mu ntangiriro ya misa ugasanga atari icyaha gikomeye cyane cyatuma udahabwa Ukarisitiya, akaba uri muri ba bandi Yezu avuga bahabwa urupfu. Igikomeye rero ni umuntu wisuzuma. Yego, murakoze cyane. Reka turangirize kuri iki kibazo kivuga ngo ni iyihe mpamvu misa ari ingenzi mu buzima bw'umukristo? Yego, misa ni ingenzi cyane mu buzima bw'umukristo ndetse no mu mategeko ya Kiliziya. Turabitegekwa ko umukristo ategetswe gutunganya umunsi wa Nyagasani, kuvuga icyumweru ndetse n'iminsi mikuru yindi yategetswe na Kiliziya. Kandi nk'uko tubitegurirwa mu nyigisho duhabwa twitegura amasakaramentu, tukanabonamo ko uwo munsi wa Nyagasani tuwutagatifuza gute, ni ukwifatanya n'umusaseridoti gutura igitambo cy'Ukarisitiya. Utese ni ukubera iki ari ingenzi? Nabikomojeho haraguru. Yezu ubwe niwe wavuze ati aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza cyangwa bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Ni ukuvuga ngo ni ingenzi rero, kubera ko ikoraniro ryose riteraniye gutura igitambo cy'Ukarisitiya, Yezu ararisura, araza akaba ari kumwe nabo imbona nkubone. Yezu asezera intumwa ze agiye gusubira mu ijuru, uko tubibona mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 20, nabwo aravuga ati kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Uko Yezu abana natwe rero kandi aravuze agiye gusubira mu ijuru, nta handi abana natwe ahambere hakomeye ni muri icyo gitambo cy'Ukarisitiya. Ikindi ni uko ikoraniro ry'abayoboke iyo duteraniye gutura igitambo cy'Ukarisitiya, tuba tugiye gutura rwose cya gitambo Yezu yitanzeho ku musaraba. Twese rero iyo dukoraniye hamwe burya binibutsa ubwo bumwe dufitanye na Kristo, tugasubiramo igikorwa nk'aho aribwo bibaye cya gitambo Yezu yitanzeho,
cya gitambo Yezu yitanzeho ku musaraba. Mu buzima bw'umukristo rero misa ni ingenzi cyane rwose. Inama nkuru ya kabiri yabereye inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani bwa kabiri, ibisubiramo nayo ibitsindagira, yibutsa ko abakristo bateranira gutura igitambo cy'Ukarisitiya baba bibuka iryo bwiriza Yezu yatanze ku wa kane mutagatifu, agira ati mujye muhora mubikora bibe urwibutso rwanjye. yego, Iyo dutura igitambo cy'Ukarisitiya tuba dukora igikorwa cya Kristo, tugakora igikorwa cya kiliziya, ariko bigatuma kiba n'igikorwa cy'abakristo bari aho ngaho. Akaba ariho hantu honyine Imana yashatse gutagatifuriza umuryango wayo ku buryo bunonosoye, kandi atari abatura igitambo cy'Ukarisitiya gusa, ahubwo ko abagituye banaboneraho gutura Imana isi muri rusange. Ibishimishije n'ibihangayikishije byose tubitura Imana, tukabikora duhesha ikuzo n'ibisingizo izina rya Nyagasani, kandi duharanira umukiro w'isi yose. Muri make izo nizo ngingo mu buryo buvunaguye navuga zidufasha kumva ko igitambo cy'Ukarisitiya ari ingenzi mu buzima bw'umukristo n'ubwa kiliziya muri rusange. yego. Padiri turabashimiye kubw'ibikorwa byinshi muba mufite, ariko mukatubonera akanya ko kutuganiriza nk'abajene cyangwa se abakristo muri rusange. Murakoze, nanjye ndabashimiye, kandi numva ari n'inshingano z'umusaseridoti wese aho ava akagera. Mu butumwa duhabwa nyabutatu, kwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga y'Imana, hari ubwo rimwe na rimwe kwigisha tutabibonera akanya, cyangwa niyo twakabonye abigishwa ntibakabone ngo babe bahari. Akanya nk'aka nako kaza gutsindagira rero izo nshingano dufite zo kwigisha umuryango w'Imana. Niyo mpamvu nanjye mbashimira ako kanya muba mwafashe ko gutega amatwi abakristo, urubyiruko by'umwihariko, bakabatuma mujye mubikorana umwete mubatumikire. Yego, murakoze. Namwe murakoze, kandi ndabashimiye nanjye.